yewe najyaga araboro njya nita mwirigara mu biryogo mu marangi araboro njya abanje bitwa Miliyoni nyine njya kureba arukuntu nyine nahitaga avuga cyangwa z'umujama akahita avuga ati oya kera utamumenyera n'umupapa gato umupapa wayasinguye nyine uko nahise bifeka bakajya kumusobanurira uburyo ngo ndi umupapa ngo nashatse umugore mfite umugore nkumva nyine ni ibintu bidafite imbaraga ukuntu ntabwo narwanira umupapa nkagira nk'irayidi hano mu rugo ugasanga nka data bukwe cyangwa bukwe ngo ntabwo yaza ngo hano kuko ngo ntabwo byemewe ngo tutarajya guca twirege ntabwo ngo byemewe mwumva nyine just ari utuntu nyine dutuma mba umugabo ndi kubura kwezi Ramadani kagera noneho yagera ugasanga uyu ngo ntabwo nemerewe kurya ibiryo yatetse noneho icyo gihe nkajya gufutura ku wundi mugabo ufite umugore nkabona nyine just wo twemera nyine umugabo warahari iyo sobukwe ageze mu nzu yawe ntabwo wemerewe kurya ibiryo by'umugore wawe okay bya shemusa kubera ntabwo ari umugore wawe rigare ni ukuvuga ngo twebwe nabizi mu idini nyine ntabwo ushobora kurya ibiryo uwo wita umugore wawe yatetse mutarunze indobo rero iyo papa wa shemusa hari ntabwo ushobora kurya ibiryo shemusa yatetse nyine nta nari nigeze mfutura mu rugo muri iyo myaka yose 8 nane mwigeze uzabweza Ramadani ngira ngo nige ifutari yo mu rugo ukava mu rugo ukigendera kuvumba nkajya kuvumba ahandi ndi umuntu w'umugabo noneho najya ahandi ngasanga umugabo wawe we yanumiye umugore warahari turi gusangira ku meza nyine kandi ni umugabo nanjye ndi umugabo kuki yuwe nyine umugore wahari turi gusangira ngiye iwanjye nkaba nabyemerera ibyo bintu nkumva uburenganzira ndi kubura nk'umuntu w'umugabo nkumva nyine akantu ko kuba umugabo nyine ndi kubura nubwo ndi umugabo ariko nyine ari utuntu turi kubura ngo mba umugabo nibyo noneho aya kare kantu kandiye turi yagane ukavuga ko nyine ubundi ngo nagatekereje none uwo mugabo yarambwiye ngo amara ubu ngiye kabisa reka mbivuge gutya niba abantu bakurana kuri kamera bihangane aravuze ati ndumva mwumvuye kurongora harashize iminsi nka 10 n'ingahe nawe ati ntusubiye no muri mezi Ramadani narwo tubyemerewe aravuga ati ngiye ku mugore wanjye ngiye twarasezeranye ndabyemerewe nategeza kuntu ngiye mu biti iminsi 30 yose negereje nta kintu ushobora gukora ngo nabikora ngo ni icyaha wanyumvisha kuntu ngo niyo nabikoze ngo ngara abamarika baba bari kumuhungiza mu kwezi kwa Ramadani ngo uyu mugabo nyine umugore mwasezerane ngo iyo muri kubikora ngo abamarika baba bari kuguhungiza Imana ikomeza abamarika babiri bari kuguhungiza wowe mutasezeranye nyine ntacyo n'ubu ufite noneho twe tutasezeranye ni icyaha ngo uyo muna wikoze ngo mushaka ngo abakene 60 ngo muri bugaburire ngo mari ngo ngiye cy'amezi ngabiri yose umubagaburira buri munsi nyumve nyine icyaha cyo gusambara muri mwezi Ramadani twe kuntu turakiremereye ariko ku muntu wasezeranye akaba wabyemerera noneho abanabiherwa n'umugisha imarayika zimugira gutya ngo banamuhungiza marayika ku muntu mwasezeranye no mwezi Ramadani nijoro muramumeze gutya n'imarayika kandi kumva no ndavuga ni undi we muri kano kanya yemerewe kubikora no niyo umugore agusabye ukamwima Imana ikwandikira icyaha mu idini yacu niyo myizerere niyo myemerere nyine numva irimo noneho ngo muri mwezi Ramadani wowe ubikoze utaragize isezerano n'uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore ni icyaha nyine no kugira Imana ikikubabarira bisaba yuko ugaburira abantu 60 kandi buri munsi ni ibintu byinshi nyine bikomeye cyane ukora mu gihe undi we noneho wamukoye akakora iki bagakora niyo nika we Imana nabiha umugisha ikakoreza n'abamarayika ngo bari buguhungeze babiri muri kubikora numva ko kantu karatwika kandi nyine dokora shemusa bwangu amin uri kumva tu ubwo ibyo bintu bikajya binkora gushora mu bwongo kuva icyo gihe ubwo nase nicara ndavuga rero imyaka 8 nemerewe kurya iwanjye ariko ariye nigeze kujya gufutura ahantu ntabwo njya imvange mu buzima bwawe ngine ntabwo kuze kurya imvange ntabwo ndakuyirya njyewe njyanye n'umuceri kuva kwa Bereza kundi wa mbere
njya aho hantu no bateka icyumweru cyose imvange kambange muri kugira ntabwo si iwanjye nyine sindi butegeke ngo muteke ibi ngibi nta n'ikintu ndi bukore nyine n'ibyo ngomba kubyakira gutyo ngomba kurya iyo mvange ndavuga ni wakimana ntabwo ubugabo bwanjye butwika rero nimba nyine ari ibintu ndi kujya kuvumba ahantu bakanateka n'ibintu nashaka kandi ari akantu gato nagakemwe bikava mu nzira nanjye nkajya ndi iwanjye nyine n'iki wumve ngo umunsi w'ifutari umunsi kuwa mbere ifutari ya mbere n'akazi nzataha kare nzicara hariya nifata akavido ndi kurya ifutari ya mbere iwanjye ubwa mbere nyine nzaba kuwa mbere ubwa mbere nzaba ndi mfutuye iwanjye wibaza nawe mu myaka genda ngiye kuzajya nkora mfata amafaranga y'ubukwe nyashire kuri konte nari nakoze na konte bro konte hanyuma ndi ajye mu bindi bintu nandi ajye mu bintu byateza umuryango imbere nkora no sasa ubwo nyine uba ibyo bingibyo ubirangije ukareba utwo tuntu tukubangamira twose umunsi shemusa uza kubimubwira ryari ati rero sheri ubu ngubu tugiye gukora ubukwe ugashiraho na date we mbimubwira nangira ngo n'amezi ane ashize mbimubwiye oya shemusa nibyo ni surprise ubu bukwe burangiye ubu ngubu wari umaze nta mezi ane ashize wari ubizi ko bazagukurongora bazagukubira bagukore surprise nyine ni surprise umva ibyibushye cyane kabisa byakiye gute nararize oya narishimye ndarira pe niki cyakurikije watekereje kugira ngo urire ku buryo urire numva ko ibintu ntegereje imyaka myinshi bigiye kuba bibaye wari ubitegeye wabonaga abandi bakobwa barimo bararongorwa uri aho ngaho bakurya mana nese mvuga aya magambo imana iyi live no munsi ibe VIP ukuntu yo ana VIP urabona ukuntu ariko mba nifashe urabona ukuntu mba nifashe yego noneho ngiye namaze gusevinga amafaranga ndavuga ni okay noneho ngiye maze kubona amafaranga y'ubukwe nabonye n'abantu bari guseka ngo ni gute ngo nkore ubukwe bw'amafaranga nakuriye ngo n'akabanza ndaseka napfa iyo question niyo narinje ubu ni ibyo naringiye kukubaza noneho ndavuga ni okay ubwo amafaranga y'ubukwe amaze kuboneka amafaranga okay inzu yo nayo mfite ariko ibibanza mfite bibiri byonyine byakubaka inzu ya miliyoni 80 ndabanza ndavuga okay kamanze nigura utubanza twangira mwibikeho noneho ngeze mu bibanza ibibanza birakavuna umuheto ngeze mu bibanza ndayuka ngura ikibanza cya mbere nakiguze miliyoni 20 nk'ibyumweru nka bibiri wa mutipe wahangurishije umukomisiyoneri atanzania undi mukiriya bameza miliyoni 32 mu byumweru binase no miliyoni 12 Kavuga ni business yobo ni yingi YouTube ngiye kwanyishiza ku ruhande uravuze ati bibanze hejuru ubwo nibwo nase sasa mubwira no aya mafaranga nako twungutse byatari ariko mu bibanza avamo amafaranga y'abakomisiyoneri none bafite kuntu ashaka kuza ari umukomisiyoneri ukabona n'abandi nkubaziyeho kigena batayemo 700 urumva ariko nawe nguguze nawe arabongera akagurira nawe umva buretse gato urumva utarimo uravuga amabanga yawe kubera abantu bagushizeho pressure yo kuba ngo oya n'ubundi sigaye mbigurisha nari sigaye niyo business sigaye nkora n'urundi kwamamarizamo uri kwama okay narizi ko bakuze kuri pressure uvuza amabanga yawe oya ubwo n'ubundi ndi kwamamarizamo nari okay ubwo mitanguye none nakuntu wanshakira ibindi bibanza gurisha ibibanza yangurisha ibibanza okay yo okay urukumva mitanguye doke na katugura ibindi bibanza
duhita tujya haboro hano Nyarufunzo twabona ibibanza bya miliyoni 7 n'igice ariko tukugenda byuka twaguzemo ibibanza 4 tugura ibibanza 4 nabyo twicara nk'amezi nk'umunani nabyo tunya turabigurisha gutyo hari umufana wanditse comment ngo nureka cyane urabubaze nabi cano nta kintu kibamo mwana nazagira ukubeshya ntago cano YouTube yaguciza tumba mbese uri muri make urimo uravuga ko ugiye kubireka ntago nabireka kuko n'ubundi igishoro cyo kugira ngo ngere kuri ibyo byose cyavuye muri YouTube so rero nibwo buzima niberamo nibwo ngubu nyine ngomeza ibyo ngibyo ati noneho mpita mvuga ngo noneho ikintu gisekeje abantu nawe babona ibibanza afite buri buke ariko wa gatandatu ndi bukora ubukwe nabwo nari maze kugura ibindi bibanza 4 oya ku wa gatanu nzakora ubukwe ejo nayo maze kugura ibibanza 4 cyo genda byukana nabiboranye na Sadarambi ati umusazi ufite ubukwe umusibe ejo kandi mu bukwe ukuntu usanga ari ibintu byabuze uri kwangiza amafaranga gutyo ko niwe ngira inama nyine tu Sabe ni ukugira inama nta kintu nshobora gukora kijyanye na business namugishije inama ni rafiki yangu ntuzambere nka kirara oya jese ko niterambere ngeze ariko navuga ko 60% ruringijejeho uko mbere yuko nkuri ikintu abanza ngamugisha inama akavuga ati ibyo ni saba ari nabyo ambwira ati ibyo ntago biri bukunde koko ngasanga bitari nawe ejo dushobora kumva ngo kirara ngo Sabe ngo iki ngo aya ngendi bicingewe ibyo bintu byo mbijyamo se kuri mu bakoresha amagambo akakaye oya n'ukuri kunzana mu bintu by'abagore kandi ibyo ngibyo nabibamo ku buryo naje nanga tavuga ngo byangize gutya samba barize twagiye rero mita icyo gihe mbona abantu basakuje nakabanza nari duma nge nago njya nashatse kujya kubaka inzu noneho nsanga nubaka inzu birasaba ko nubaka inzu wenda nk'iya miliyoni 100 cyangwa miliyoni 70 wenda sibyo ayo mafaranga izo miliyoni uziyo zishoye mu butaka bro izo miliyoni kanumve izo mfashemo nka 25 ngahita ngura ikibanza Norvege nkagura n'ikindi Norvege nka 2 ngahita njya musubira Nyarufunzo nkagura mu ndibanza bya 7 n'igice nicaye nk'imyaka nk'ibiri ayo mafaranga yabyaye miliyoni nka 50 byibuze cyangwa miliyoni nka 70 nanone yakwikuba nka 2 mu gihe inzu amafaranga itabi yamaye ndavuga ni okay none reka nubundi bishatse aka kanya mumurije ngavuga ni ibibanza nka 4 biri Norvege mu bigurisha abakomisiyonari ndi babishakira abakiriya nubundi byahita byubaka iyo nzu muri kuvuga ngo mushaka byahita yubaka nta nuko byafata n'amezi 2 yahita irangira ikahita yuzura ariko ndeba gufata ayo mafaranga ya spending muri yo kandi undi yo mba mu itamezi kandi nta n'ikinwaye nkakomeza nkayashora ukomeza ushoraho kugira ngo wubake inzu ubaka nyine biraho nubundi ubutaga mfite ngurishije natangira n'ibiceri mfite mviziti kimwe reka mite nyubaka nkoza amezi ngata nubakamo inzu ntundi nayizamura nkavuga no nayo mafaranga impamvu wanga kubaka inzu nuko uzi ko ntacyo yakumarira kandi amafaranga ushobora kuyakoresha ibindi bintu byakungukira menshi nyine nose kangwira nifata inzu ya 70 ndayubaka byo nyine ayibwa ya mezi yose ngiye kwibaka nka 5 ubwo nta kintu ndi kunguka nyine ndi kuyubaka iyo tubiveho nibivaho noneho fate ya nzu inyubake bameze mu nka 400 cyangwa 300 mu kwezi ubwo kugira byibuze nzu nguke miliyoni 3 biramfata amezi 10 sibyo kandi nubatse inzu ya miliyoni nka 60 cyangwa 70 kugira bame mu 300 sinema tura kugendana neza nyine tugendane muri iyo mibare nifata miliyoni 70 ndubaka inzu kandi inzu barameze nkumbi nka 400 at least ije 400 mu mezi 10 ni miliyoni 4 mu mwaka ni 800 ndamutse mfashe miliyoni 70 nkagura ikibanza cya miliyoni 7 hano nkagura ikindi cya miliyoni 15 hano nkagura ikindi cya miliyoni 8 hano nkagura ikindi cya miliyoni 15 hano cyo nuko mbigenza ayo mafaranga yicarira umwaka wonyine uza amafaranga nakuramo wakuramo
amafaranga menshi nakuramo amafaranga atari muri minsi ya miliyoni 30 nibyo mu gihe ahandi wumvishe ko harimo 4,800 sibyo okay tavuga ni no reka njyewe ibyinzu mbe mpiosheje mbigenze gutyo nibyo nuko ngo amafaranga yakoze ubukwe wayakuye mu bibanza cyangwa wayakuye mu gukina filime ntago filime mwana yaguhereza filime kumaranye do nukuvuga filime Messi sinanze ko arizo zamaye igishoro nizo zamaye igishoro pe ko nuko nabigusobanura kubiye bwa mbere nguri kibanza nakiguze bahita nyuma y'ibyumweru bibiri bahita banyungura mitavuga naye amafaranga yo naragira kuko ari nkundi ariko kuna peti bikigera ibyo mpamvu mbabwira ari nkundi mupeta akimara gufata izo miliyoni nka 30 na simubeshyere kutatekereza imodoka ufite imodoka yiki acyatega moto yego koma do nejo nshaka nagura imodoka umva nshaka nagura nyine mo kwa mbere kugeza ku cyumweru kuko imodoka banyese n'imodoka ngo za 8 nijoro n'imodoka nari ndifite nyine ndi kugendamo nayimaze nayikoze icyumweru wakoze ubukwe bwa miliyoni zo zose udafite imodoka iki nabyo ndabikubarira nabyo ndabikora nimba ushaka ko mbikubarira abafite rero nimuzajya mubona amafaranga mukumva ko mukeneye kwerekana nyine ko mufite amafaranga sinzi imodoka sinzi inzu ngo ya danje ngo ubuzima ngo gusohoka ngo naye bizabagora bro bizabagora kubika amafaranga ariko tuzi ko abagore bakunda ubukwe n'imodoka uwanjye nagaruka ateye rero uko njya no gukora n'ubukwe twaraburanye bya atari ngo yango wakoresheje ubukwe burahongana ati hereka reka jewe nimba ngiye gukoresha ubukwe kuko no mu nama no mu rugo nabo barambwiye ati wapigiye gukora ubukwe buhenze naye tumufite ikihe kibazo ubukwe ngiye nzakora ubukwe rimwe nimba mushaka ko nkora ubukwe nyine bibaye ngoma ko nkora ubukwe igihe nihaye mu mutwe wanjye ko ari cyo genza kuko ngiye ndabyuka mvuga kuri kamera ko mu myaka 40 nazaba ndi gukora urukumva mfite imyaka ubu ngubu 30 ndabura imyaka 10 nyuma mu myaka 10 ngiye gukora inshallah Imana ibimfashemo kuko ntabwo nabyishoboza Imana idahari sibyo ngo itikije ni gisikamo wallahi ngo nani modoka